satani rimwe dukora kandi ibyo bintu abanyamakuru ntibashobora kubikora ku batwari b'iyisi bategeka iyisi basanzwe bandi barabatinya ariko bagera ku bakozi abakora umurimo w'Imana bakabandagaza bakajya kubacuruzamo kandi rero abantu bahagarariye Imana isumba byose ikwiriye kubahwa ibyo rero ndagira ngo ibyo bintu menye ko ari bibi birambabaje. TV uyu munsi twagize umugisha wo gusurwa n'umukozi w'Imana. Uyu mukozi w'Imana abantu benshi baramukunda cyane kandi avuga amagambo meza ashize amanga, ntabwo ajya atinya ngo ejo bizacya bimeze gute. Ese turagira ngo tubanze tumwakire nyuma tuze kumubaza bimwe mu bibazo hanyuma anatuganirize. Pastor turakwakiriye kuri Arabora TV. Ya murakoze, Imana n'umujere bamugisha. Ndishimye ndabasuhuje kandi nejejwe n'umurimo mukora no kugira ngo ubwami bw'Imana bwamamare cyangwa se inkuru nziza iteguriza ubwami bw'Imana yamamazwe hirya no hino. Aba rero mbingingira Imana kandi mbasabira kugira ngo mujye mugendera muri iyo nzira n'uwo murimo mukorana umwete kuko nimutagwisari muzahembwa. Rero ndabashuhuje bari no gusuza n'abandi bose bazakura iki kiganiro hirya no hino ku isi bumva ururimi rw'Ikinyarwanda. Imana y'umujere bamugisha rwose. Pastor akoze cyane, abantu benshi baragukunda kuko niyo urebye mu comment menshi usanga bakwandikira bakubaza ibibazo byinshi kubera ko uvuga amagambo y'ubwenge kandi ukayavuga ushize amanga. Njye nibaza niki kikumara ubwoba? No, ikimara ubwoba icyambere nuko numva yuko mvuga ukuri kandi nkumva yuko ibyo mvuga inyoko muntu yose munsi y'ijuru ikwiriye kubyumva kuko turi mu makuba n'amage akomeye kandi umuntu wese wabyawe n'umugore cyangwa se ukomoka kuri Adamu akwiriye kumva ibi ngibi kandi nta kindi tumubwira no kugira ngo ahindukire Yesu Kristo. Niyo ntego yacu kuko Yesu Kristo niwe nzira n'ukuri n'ubugingo. Bityo rero niba ari we nzira n'ukuri n'ubugingo nta ushobora kujya kwa Data atanyuze muri we kandi Data akaba ari we Imana kireka abantu bamwihakanye wenda bahisemo ahandi bazajya ariko uko niko kuri. Kandi dufite ibintu byiza cyane bigaragara tukiri muri iyi si, hari bitwereka, hari byo twiga bitwigisha kutwereka isi turimo iyo ariyo. Nubwo umuntu yaca iruhande, nubwo habaho kubeshya, nubwo habaho kuremenkanya bamugani b'abarundi, ariko ukuri kuragaragara. Ariko cyane cyane abafite amaso y'umwuka babona byinshi. Vuga n'abantu benshi bari ku isi, mu Burayi, hehe, muri Afrika, muri Australia, muri Asia, muri Amerika zombi, hose hari ibibazo. Umuntu uvuga ibintu akavuga ati ibintu ni igitangaza. None kureba uburyo ibintu bikorwa barakora ibintu byo gucurika, ugasanga barashyikira ibintu bidafite icyo bimaze kandi bakabishyira mu ibanga, ariko kandi no kumugaragaro bageraho bakabivuga kugira ngo bitumenyereze. Bora twagize maze imyaka 10 nkurikirana amasomo yitwa stigmatized knowledge, ubumenyi buhinyurwa kandi aribwo bumenyi isi kwiriye guhabwa kumenya kugira ngo isi imenye neza uko Satani akora. Ubwo ni muri urwo rwego nibwira ko ariko twakomeza tugakora. Nkaba nashatse rero ko twasangira ijambo riri mu gice cya 10 Yohana 10:7 kugera ku 9. Tumaze kubona ibyo byose, tumaze kumva ibyo byose, tumaze kureba yuko isi iri mu kaga, umaze kumbaza ijambo ati wowe ibyo ngibyo bikura cyangwa se ubushizi bw'Imana muhabwa na Kristo wenyine ubwe muri gihe ko ampa buryo bwo kuvuga kandi nkumva nejejwe no kuvuga ibyo ngibyo mvuga kandi nkumva narwara ntabivuze kuko ntacyo naba mari gisi. Kuko icyo nshaka no bigishoboka bikitwa uyu munsi abantu bakizwe, nanjye ndimo rushaho kwezwa no kubonezwa kugira ngo uzajye mu bwami bw'Imana amahoro. Amagambo Yesu Umukiza yatuvuze yatubwiye muri Yohana 10:7 kugera ku 9. Hari amagambo agira ati nuko Yesu arongera arababwira ati nukuri ndababwira yuko ari gerembo ry'intama. Abambajirije bose bari abajura n'abanyazi, ariko intama ntizabumvise. Ni gerembo, umuntu niyinjirira muri jye azakizwa, azinjira asohoke kandi azabona urwuri. Amen. Yes, no kuvuga ngo ibintu biriho ku isi
Yesu yabivuze bitari byaba. Arasobanura avuga ngo we ubwe niwe rembo ry'intama. Icyitonderwa ntabwo ari irembo ry'ihene, ni irembo ry'intama. Izo ntama niyo zijire muri we zirasohoka, kuko we ni irembo. Zisohokera mu rwuri rw'amahoro n'ibyishimo n'ibyiringiro. Noneho yakomeza avuga ati nizibona urwuri zizishima. Ndagira ngo abazakurikira ikiganiro twese natwe hano hamwe twishimire yuko hariho umuteguro w'Imana, umuteguro w'igitangaza, umuteguro wo kuzabona iby'Imana yavuze. Amagambo Yesu yavuze ni amagambo y'Imana, ntabwo ari amagambo y'abantu, ntabwo ari amagambo ava muri za universite, ntabwo ari amagambo y'abahanuzi b'isi cyangwa abanyabwenge bayo. Ni amagambo yavuye mu kanwa k'Imana. Yesu yabwiye Mose imbere yuko Yesu aza, ubuhanuzi bukomeye cyane dusanga mu Mategeko kwa 2:18 umurongo wa 18. Ni amagambo y'igiciro cyinshi kandi yo kwishimira, agira ati Mategeko kwa 2:18 umurongo wa 18. Ni amagambo agira ati Uwiteka arambwira ati ibyo wavuze ni ukuri, nzabahagurukiriza umuhanuzi umeze nkawe ukomotse muri bene wabo, nzashyira amagambo yanjye mu kanwa ke, ajye ababwira ibyo mutegetse byose, kandi utazumvira amagambo yanjye uwo azavuga mu izina ryanjye nzabimuhora. Haleluya. Byumvikane ko Yesu Imana yamubwiye Mose kera, imusezeranya yuko ari uzaza. Aravuga ngo azahaguruka, azamera nka Mose, kuko azahaguruka mu bwoko bw'Abayuda, mu bwoko bw'Abisirayeli. Kandi aravuga ngo Imana ubwayo izashyira amagambo yayo mu kanwa ke. Arasobanura kandi akongera agashimangira ko uzumva ayo magambo ntayiteho, Imana izabimuhora, kuko azaba avuga ibye, azaba avuga amagambo y'Imana. Yesu ubwe yarahamije, aravuga ati amagambo mvuga si ayanjye, ahubwo na ya Data wantumye. Haleluya. Ayo magambo rero nyakundira ni amagambo nshyiraho ibyiringiro byanjye, ni amagambo nishimira kuvuga, kuko nyahishura Imana ikayampa, kandi nkayavuga atari uko nshaka ibiguzi, nkayavuga niringiye yuko nkora umurimo wa Data, kandi Imana izandinda ikancisha mu makuba yose no mu byago byose, nk'uko Pawulo yabivuze ubwo yavuga ati Imana yankije muri byose, n'ibindi rero byose bitugora Imana izabidukiza, kugeza ku munsi Imana izabona yuko dukwiriye gusezererwa tukava muri iyi si, bityo tukamanuka tugataha tukajya aho dukwiriye kuzajya. Imana rero mu ijuru bahumugisha. Ndishimye kuba kubana namwe. Hari irembo ry'intama, iryo rembo ni Yesu Kristo. Isi yamuteye umugongo. Kuki yamuteye umugongo? Nuko isi yanze ukuri kandi kanga urukundo rw'Imana. Kuko ijambo ry'Imana atubwira ngo banze kuza aho ari. Kubera iki se? Kuko imirimo yabo yari mibi, banga kuza mu mucyo, nyamara niwe mucyo. Twese icyo tugomba gukora, ntabwo turi abamarayika, nta nubwo turi n'abatagatifu, ariko turabera b'Imana kubwo kwizera Yesu Kristo. Niwe uduha imbaraga, niwe uduha ubwenge, niwe uduha uburyo, niwe uduha kwanga ibitaboneye yanga urunuka, tukanezezwa nuko dukoze ubushake bwe. Niyo mpamvu iyo dusohoye ubushake bwe tabushoje, ubwabo byaduhindukira intandaro y'uburwayi. So Imana bahumugisha kandi bakomeze, twijire muri we tumukorere tutaryarya, twiringiye yuko mu gihe gikwiriye tuzasarurwa, tukava muri iyi si kandi tukazabana ubuziraherezo. Imana y'umujuru bahumugisha. Murakoze. Yego, reka nkubaza akabazo kamwe. Hari umukozi w'Imana umaze iminsi ubyihangane ko ngiye kubaza ku muntu kandi twavugaga iby'Imana. Hari n'umu apotre umaze iminsi avuga ngo ari muri dimension ya 4, ngo uri muri dimension ya 4, ngo abafite ubundi bushobozi burenze ubw'abandi bapasiteri cyangwa abandi bashumba, abafite amavuta arenze. Icyo kintu benshi bakibazaho kandi ukabona cyabagushije, abandi cyabajyanye kure. Izo dimension zimera gute mu buryo bw'umwuka, niba hari icyo biziho? Oya, jewe icyo navuga, hari ibintu bivugwa ugasanga binyuranye na Bibiliya ikivuga. Ese muri Bibiliya hari usanga dimension ya 4 abantu bazaba barimo? Mu gihe rero kitarimo, cyo ni igihimbano. Kandi igihimbano icyo ari cyo cyose kiba gishaka gushyira umuntu hejuru kugira ngo abantu bamufate mu rundi rwego rutari urwa kimuntu. Mu yandi magambo, ababaye umusimbura wa Kristo. Twebwe nta kindi kintu tubona, imbaraga zacu, ubushobozi bwacu bwo kuba buri muri Kristo, kandi ntabwo hariho kategori. Twese tuba turi muri we. Gusa ibyo byose byabereyeho
nk'uko mubibona ni ibintu byatangiye kera abantu bashaka kwita amazina atariyo, abantu bita ba monsenyeri, bivuze ngo n'ibikomerezwa ni ba nyagasani, abantu bita ba papa, abantu bita, noneho aho bigeze muri twebwe tw'abarokore mu itangira ry'ibyacu ntabwo amatitire yari ahari, ariko abantu hari amatitire bahimbye kandi bakura muri Bibiliya, ariko kandi ayo amatitire ntabwo ari ibyubahiro umuntu ahabwa, ntabwo ari ibyubahiro umuntu yigira, ntabwo ari ibyubahiro umuntu yambikwa, ntabwo ari egrade umuntu yambikwa kuko afite ahageze, ahubwo ni impano z'umwuka. Kuko umuntu kwihanukira akavuga ati nari bishop rori bansengeye n'abayapotre, ubwo byo ni ibintu bipfuye rwose, kandi ndabivuga ku mugaragaro n'abapotre bishizagera bazi, sibyo singira ibiganiro bijyanye byimbitse nabo muri kumenya ibintu ko abantu nk'abo iyo bakubonye nta nubwo banashaka no kwiyegereza, kuko baba barakumvise ibintu nk'ibyo bigaye, kandi kuko sibyo, kandi kubigaya biri mu nyungu zabo. Yes, kuko umuntu naba avuze ngo uyu munsi banyimitse n'abayapotre, ntabwo ari byo. Umuntu ashobora kuba umushumba akahabwa inkoni y'ubushumba, kuko ibyo biremewe muri Bibiliya itorero. Kandi umuntu ashobora kuba apotre cyangwa aposo cyangwa intumwa, kuko Yesu yabimuhaye. Iyo ni impano ye, nta mpamvu yo kuvuga ni titire nambaye. Oya, ntabwo ari byo, ahubwo uwo muntu ikintu cyaba cyo nuko ahabwa umwuka, undi akaba umuvugabutumwa, abamubwiriza butumwa, kuko umwuka w'Imana ubana nawe aho agiye hose, akabwiriza ubutumwa bw'ubwami, atagombye kubihemberwa, atagombye kugaya ngo ndabwira ndi, kuko bimurimo birikora, umwuka w'Imana abikora mubwe. Yego, nakorogoye gatoya, urumva ibintu yashingiyeho, yavuze ko azi economy, azi social, akamenya na politiki, azi social, akamenya economy, akamenya n'iyobokamana. Ubwo rero ngo abari muri dimension ya kane, ku buryo nta wundi ushobora kuba ari mu mavuta nk'aya. None se iyobokamana urihuza ute? Ayobokamana ari mu buryo bubiri. Hari iyobokamana tuba twarahawe bwo kwizera, hari n'iyobokamana abantu bahabwa bakura mu ishuri rya teoloji. Ibyo ngibyo ni ubumenyi busanzwe, ni programme, ni nk'uko na economics imeze, ni nk'uko niyo byose. None twebwe ntabwo tubyita ubumenyi, tubyita programme. That program igushyirwamo mu ishuri kugira ngo uzashobore kuyisohoza, ntabwo ari cyo kwirata ku Mana, kuko n'ubwenge wiga mu ishuri, kandi ubwenge bwose bwo mu ishuri kugera no kuba doctora ni programme bagushyiramo. Iyo programme niyo mpamvu ugenda ukayisohoza, ukagenda ku university ukigisha ibyo mu bitabo baguhaye. Ntabwo ari ubwenge bw'Imana rero, nta n'icyubahiro kibirimo. Cyakora simba isuzuguye ababifite babikoreshe mu buryo bwabo, bihahire babeho, ariko ntabwo ari ibyirato by'umuntu akwiriye gushyira imbere, kuko si ubwenge bw'Imana. Ubwenge bw'Imana tubusanga igice cyaho cya mbere, igice cyaho cya mbere, noneho tukareba umurongo waho wa kangahe. Abakorinto ba mbere igice cyaho cya mbere umurongo wa 30 haravuga ngo Imana ubwayo niyo ibaha kuba muri Kristo Yesu, waduhindukiriye ubwenge buva ku Mana no gukiranuka no kwezwa no gucungurwa, kugira ngo bibe nk'uko byanditswe ngo uwirata yirata Uwiteka. No kuvuga ngo Imana ubwayo iduha, ariko ndavuga intore z'Imana atoranyije, abagabo bitaka niba toranya kuba muri Kristo, niba duhindukiye ubwenge. Ubwo bwenge rero nibwo bwenge nyakuri, butandukanye n'ubwo twiga muri za université nizo twiga mu mashuri, kuko umuntu aba muri université akiba, agasambana, akabeshya, agasuzugurwa n'utakamusuzuguye. Ugasanga umuntu Imana ihagurukije intamenyekana, iraje bari niyo kuyobora. Nabaye mu gihugu cyayobowe n'umuntu witwaga Idi Amin, kwandika byari ingorane no kuvuga byari buruhije, ariko abaminisitiri bamukoreraga bari aba professors, abandi baranurwa bagatoroka bakamuhunga kuko yari afite muri ubunyamaswa. Tekereza umuntu kuba ari injiji akayobora abantu, kandi ahera ku bitaho n'ubunyamaswa n'ubunyamusozi, ariko Imana ikaba yaratoye kugira ngo yigaragaze yuko ariyo yimika abandi, igashyiraho n'abandi bose, kandi icishe bugufa bishyira hejuru n'abiyemera.
dusoza rero mbonye ndungurutse muri bire yawe nsanga wagiye buri karongo kose wagiye ukandikaho ugacishamo ikaramu y'umutuku. Pastor, niba atari ibanga iyo biri maze kwizunguruka nk'inshuro zingahe uyisoma? Ntabwo biranyisoma nyizunguruka yose, ngenda nasoma niyo gusa nkagenda haryo ngenda nkora niyo, kandi ngisoma imyaka 30 hafi 40 nyisoma Bibiliya. Urakoze rero, reka dusoze ikiganiro cyacu tugusabira umugisha, Imana iguhe umugisha, kandi turagukunda n'abakunzi bacu baragukunda kuko utanga inyigisho zijyanye n'igihe, kandi tubona mu nyigisho zawe mu by'ukuri nta kwishyira hejuru. Usanga abandi rwose no kugira ngo bitabe telefone ukamuhamagara kugira ngo azakwitabe, akanabivuga ati jyewe hari izo nitaba hari n'izo ntitaba. Ubwo rero ngo ni abapotre. Imana rero ibababare niba nabo badakora iby'umwuka ayobora. Turagira ngo rero ubasabire umugisha abakunzi bacu. Dore ko basabira umugisha, hari ikindi kintu amaze kubona ahubwo mu kwirenda cyo kwirinda. Aya matitire asigaye yarijwemo n'abajura n'abandi bantu b'abapfapfa mu mivugire. Hari abo uzasanga birata ngo jyewe ntabwo najya hariya, ngo uyu mpaye 100,000 ngo ubwo n'ubufaranga umpaye ngo najya hariya nabusangira n'abantu bangahe, ugasanga yije no mu bindi. Oya usanga wa muntu witiriye iyo titire aratuma abari mu isi batubona, cyangwa bari abantu bihaye Imana bari murimo w'Imana mu by'ukuri nk'abantu bataye umutwe, cyangwa se nk'abateka mutwe ko babivuga, cyangwa se nk'abandi wenda bafite izindi nzego bahagarariye ariko bafite ibyo bashaka gukora, bityo bigatuma uyu murimo ugayika, abantu bakawusuzugura. Byo nabyo mubyirinde kandi mubyamagane mu buryo bushoboka, n'abo bantu mbasabira umugisha kugira ngo bakire. Noneho bagize naho busanga ku mbuga nkoranyambaga baterana amagambo, usanga umuntu yarebye nk'umuntu runaka yamuvuze amagambo, itangazamakuru ryo riracuruza, usanga bya bintu babihurutuye barimo barabahondanisha, kandi ntimumenye ibyo ari byo. Ibyo ni ibintu bibi cyane. Noneho ntibaguhondanisha n'umuntu muzima, ko ari umuntu muzima ntiyakwemera kujya muri ibyo bintu, ariko bashaka kugira ngo wa muntu uvuga akantu agahagurukireho nawe bagende bamusange baturavuga uravuga iki kuri bya bindi yavuze runaka yavuze kuri wowe, wawe nawe akatangira akakwandarika. Ibyo ni ibintu bibi cyane Satani nimwe dukora, kandi ibyo bintu abanyamakuru ntibashobora kubikora ku batwari b'iyisi bategeka iyisi basanzwe, bandi barabatinya, ariko bagera ku bakozi abakora umurimo w'Imana bakabandagaza bakajya kubacuruzamo, kandi abantu bahagarariye Imana isumba byose ikwiriye kubahwa. Ibyo rero ndagira ngo ibyo bintu menye ko ari bibi, birambabaje. Akanya Imana nashatse ko mbivugaho rwose, namwe muzadufashe n'ahandi muzajya muzabivuge. Satani nadutera twe kwitera, niyinjira abakozi b'Imana numvise bagenda batesha imitwe, abandi bakabakura mu myanya, abandi bakabagira batya, wari ufite ijambo bakamukuraho baticara, bagafata undi muntu w'umuturage cyangwa wigendera batoye ni wowe n'uyobora. Iyo system nayo turayizi uko ikora kandi turayigaye, ariko noneho ibiri kuri social media byo ni ibituma abantu bari hanze bavuga ati ba abantu kuko ni bamwe nta nicyo binamaze. Niyo mpamvu umuntu akwiriye kujyamo kubajyamo akabahindura nk'ibivuzo uko ifundi bigira. Ibyo rero Imana ibaho umugisha kandi bafashe abo bantu babitekereze, uko ibintu bizagira ingaruka ku bantu. Ijambo Yesu yaravuze ngo n'ijambo umuntu yavuze ku munsi w'amateka, ijambo ubwaryo uzaribazwa. Niba ari ijambo ry'ubwenge, niba ari ijambo ry'ubugoryi, niba ari ijambo ry'ubupfayongo, uzaribazwa. Dukwiriye kuba uhaguruka tugatangira gutekereza, tukubaha, tukamenya Imana y'ukuri. Niyo mpamvu abayobozi b'aya madini yandi twebwe tuzi yuko adakora uturuka no ku Mana, ntushobora no kuyavugaho, n'abatware babo ntuyavugaho, ndetse bamwe wayibona bakamikaze bakuguyeho ugapfa kuko wavuze kuri icyo kintu. Kuki twebwe Kristo Yesu ari we usuzugurwa, abamukurikira kandi ari we nzira yo gukiza abari mu isi? Icyo kintu tugomba kukibazaho, kandi abazumva ikiganiro cyo kuzabasitaza kugira tume bibaza imitima yabo. Imana ibahe umugisha. Uwiteka Mana yanjye, nkweretse uyu muryango, nkweretse urubuga dufite ishyaka rimeze ritya kugira ngo kuri kwamamare, Mwami wanjye n'abakomunikiye kugira ngo barinde, ubatunganye, ubuzuze kumenya n'urukundo n'ishyaka byo kugukorera mu by'ukuri, kandi ubahe umugisha wifatika mu buzima kugira ngo bashobore gukora umurimo wawe batamwaye kandi bafite ubushobozi.